twigire hamwe amagambo y'ubwenge episode cyangwa se igice cya 5 ntuyacikwe. Irya mbere, success ni urugendo ntabwo ari igeno. Intsinzi cyangwa success tuyigeraho bivuye ku byo twaharaniye. Irya kabiri, ntitwahawe ubuzima bwiza cyangwa bubi, twahawe ubuzima dukora ibyo byiza cyangwa ibibi, ahubwo tubukoresha ibyo twishakiye. Burya ibyo dukoresha ubuzima bwacu nibyo bikora ibibi cyangwa ibyiza. Irya gatatu, ubugwaneza cyangwa impuhwe bikugira umuntu mwiza muri iyi si, ntacyo bitwaye ubikunze. Irya kane, nta kintu mba nzi kugeza aho nsobanukiwe ibintu byinshi. Abantu benshi bibwira ko hari ibyo bazi cyangwa bajijutse, hari igihe usanga ntacyo bazi. Irya gatanu, umusabirizi usaba abandi basabirizi begeranye ntazigera akira. Ese ubu koko wasaba umuntu udafite ikintu na kimwe, ukibwira ko hari icyo uzaronka cyangwa uzageraho? Nizere yuko warebye aya magambo yabashimishije kandi warebye kuri iyo screen hari social media dukoresha, watwandikira cyangwa se ukagira icyo tubwira unyuze aho ngaho. Wanambwira muri comment, wakora like, hanyuma naho ubutaha na episode ya 6. Nizeye yuko aho tugeze habashimishije cyangwa se zibashimishije cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha.